ayimana y'ukuri muri hangana wanjye ntabwo umeze neza urangije mu nzira kuba unafite intego batamaganya ndetse byabasha kugeza no mu rugo ibyiza mbona ni
Haleluya. Iteka na byose mwe muhimbaze izina rye ryera, mutima muhimbaze Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niba ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, agakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Amen. Amen. Thank you.
n'amatemo yose akozwe n'isoni araturinda turi mu bikomeye n'amatemo yose akozwe n'isoni abera bari mu bikomeye n'amatemo yose akozwe n'isoni araturinda turi mu bikomeye n'amatemo yose akozwe n'isoni abakozi bari mu bikomeye n'amatemo yose araturinda turi mu bikomeye n'amatemo yose akozwe n'isoni Zabera bizira by'amacuzi duhere ku murongo wa kabiri n'uwa gusa turasoma mu izina ry'umwami ndashimisha uwiteka umutima wanjye wose ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza ndakunezererwa ndakwishimira usumba byose ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe amen Uwiteka
twese turaba dutuje. Sote tatakuwa na nyenyekevu. Sigaye iminota 2 Nabakia dakika 2 ngo umwaka tuwusezerere. Mwaka tulage. Buri wese arebe ku saha. Kila yote angalie kwa saa yake kugira ngo saa sita nizigera buri muntu wese awirukane. Nibura tera karuru, nibura vuza ingoma, abari kukinanda niba barakivuza. Nagiraga ngo saa sita twese twirukane uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Twese turaba dutuje dutegereje kuwirukana. Bisobanuye ngo ntabwo uzagaruka, twinjiye mu wundi. Itumara kwinjira mu wundi turashima Imana ibidushoboje. Mungu anatuwezesha. Buri wese arebe ku saha. Hasigaye umunota gusa. Dakika moja. Icyubahiro Mungu wetu apewe sifa. Tunejejwe nuko twinjiye mu wundi mwaka. Imana ni igitangaza. Mungu ni wacu.
gusa ibindi natwe turahari n'abavenusi barahari ntuja gushyiraho kamwe ariko numva urimo neza niyo mbabarire ubwo niko nayo niyo kaba gakuranzi kamwe nanjye ndongeraho kandi na venu yongeraho kandi nadusaba kandi ahasigaye twitaye tuje kurya inyama mbese dushimira imana yacu siko bimezera mureke tuyive mana ya buramu abwikuza mana ya buramu
no kwinginga kwanjye, kuko yanegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya nambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro, maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyambabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa, nacishijwe bugufi arankiza. Mutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uwiteka yakugiriye neza, kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Amen.